hanyuma tugasenga Imana tuyisaba kuza kudufasha, hanyuma tugakomeza. Yesaya 53 umurongo wa 3. Ndagira ngo umufate Bibiliya zanyu murebe, haravuga ngo yarasuzugurwaga akangwa n'abantu, yari umunyamibabaro wamenyereye intimba, yasuzugurwaga nk'umuntu abandi bima amaso, natwe ntitumwubahe. Kasubiremo. Yarasuzugurwaga akangwa n'abantu, yari umunyamibabaro wamenyereye intimba, yasuzugurwaga nk'umuntu abandi bima amaso, natwe ntitumwubahe. Bibiliya igice cya 53 cya Yesaya, abatubanjije yaga bakita ko ari ubutumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Yesaya, nk'uko tubona ubutumwa bwiza bwa Yohana, Matayo, Luka, Mariko. Noneho kubera iki? Kubera ko biriya bitabo bivuga ubuzima bwa Kristo yaramaze kubaho, nyine bukavuga igihe yari ku isi uko byagendaga. Noneho Imana yahanuriye Yesaya, nuvuga ngo ijambo ry'Imana ryaje kuri Yesaya rimubwira iby'imibabaro ya Kristo, ariko rikajya ribivuga nk'ibintu byarangiye. Niyo mpamvu tubona amagambo ngo yarasuzugurwaga akangwa n'abantu, yari umunyamibabaro. Nuvuga ngo Yesaya wabayeho mbere y'imyaka nibura 800 mbere yuko Kristo abaho, yahanuraga ibyo kuza kwa Kristo akabivuga nk'aho byarangiye kuba. Ibi nabyo birimo isomo nyine, birimo isomo ry'uko ku Mana ibyo byari byararangiye mu maso yayo, icyari gisigaye nuko bizaza bigasohora hano ku isi. Reka rero dusenge. Icyo nabimvugiye ibyo ni ukugira ngo uyu urimo uvuga wasuzuguraga awangaga n'abantu tumenye ko ari Kristo, noneho tubone gukomeza. Reka dusenge. Mana ikiranuka, yera, ishoboye byose, itagirwa inama, idafite ikibazo cy'ama caprice n'ama emotions, guhindagurika kwa hato na hato, kwivumbura. Umwami uri ukuri nyine ku buryo ibyawe ubivuga mbere yo kubibaho kandi bigasohoza nyine, nta byacitse kuri wowe, nta guhihibikana guhari. Ibyo rero Mwami, kubera uko umeze utyo, biduha icyizere gikomeye cy'uko kukwiringira hari ukuri bikwiriye, hari umutekano, tutazakorwa n'isoni, kubera ko uri Imana idahindagurika, uri Imana ishoboye byose, nifite icyayikoma mu nkokora, nifite icyayitungura. Ndagusaba rero Mwami ngo ukuri kwawe wahishuye duhe gufite imbaraga ku mitima yacu, kuko icyo nicyo wavuze kigaragaza umuntu ko yakijwe, nuko ukuri kwawe kuvuzwe n'abantu nkawe kujya ku mutima gufite imbaraga, ukamumara ubwoba bw'urupfu, ukamumara ubwoba bw'ubuzima, ukamumara ubwoba Mwami Imana bwo kwangwa n'abantu no gusuzugurwa no kunengwa, byose icyo areba akareba amaso ye yose agasigara areba kuri wowe ko umushima. Ndagusaba rero ngo dufashe iri jambo rizane izo mbaraga mu izina rya Yesu Kristo, amen. Bavandimwe rero, tumaze gusoma aya magambo, muribuka tumaze iminsi twiga, twabonye ko ubugingo buhoraho ari ubu, nuko tumenya Imana imwe y'ukuri, tukamenya n'uwo yatumye ari Yesu Kristo. Yesu Kristo wo nguwo ni ukumumenya mu buryo bubiri, ni ukumenya we as a person no kumumenya in his work. Ni ukuvuga ngo Kristo adukiza kugira ngo yuzuze ibisabwa kugira ngo atubere umukiza, umuhesha w'ubugingo buhoraho, nuko agomba kuba ari uwo ari we. Niyo mpamvu Yohana yanditse akavuga ngo ibitangaza yakoze, turimo twiga ku bitangaza bye, twabonye ko ngo byose yabikoreye ngo kugira ngo abantu bemere ko ari we Kristo, nibamwizera babone ubugingo bw'iteka muri we. Urumva kumenya uwo ari we ni kimwe, none no kumenya n'icyo yakoze, byombi bikadukiza. Kuko aramutse ataravutse ari uwera, nibyo yakora byose akaba yaravukanye icyaha cy'inkomoko, ntiyaba yabasha kudukiza. Mureke babandi bibeshya, wa mugabo yitwa izina rye sinyibuka neza, ariko wavuze ngo Kristo yavukanye icyaha cy'inkomoko, ngo rero abatizwa ngo yari arimo agira ngo nawe abanze yikize icyaha cy'inkomoko. Iyo mvugo ni ya Satani. So rero bavandimwe, mu kumenya rero ibyo Kristo yakoze n'ubuzima yabayeho, tubona kumvira Imana kwe kwigaragaza mu kwihangana no mu guca bugufi, igihe ibyo bintu bikagaragara igihe bamukoze ibintu nk'ibi turimo dusoma ngo
biravuze ngo yarasuzugurwaga akangwa n'abantu. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, ntiyari afite ubwiza. Kansubira inyuma gatoya. Yarasuzugurwaga akangwa n'abantu. Yari umunyamibabaro wamenyereye intimba. Yasuzugurwaga nk'umuntu abandi bima amaso natwe ntitumwubahe. Bavandimwe, nitujya tuvuga ngo Kristo umwami wacu n'umukiza, tukavuga ngo Kristo amaze kuzuka yahawe ubwiza, ahabwa n'ubutware no kugira ngo amavi yose amupfukamire, hari abantu bisa nk'aho bijya bicanga ntibumve ese ni gute ibyo bintu byaba ari ukuri kandi yari Imana n'ubundi, ni gute abihabwa kandi yari Imana. Iyo cyo najya mu cyumve biritwereka ko mu Filipi 2 Kristo umwami wacu ngo amaze kumvira Imana, akumvira agapfa n'urupfu rwo ku musaraba, ngo nicyo cyatumye Imana, niko bavuga, kubera umurimo yakoze, nicyo cyatumye Imana imuha izina risumba ayandi. Nicyo cyatumye Imana imugira uwo amavi yose azapfukamira. Murabyumva rero? Abantu aha bikabacanga bakibaza bati se ni gute se kandi yari Imana 100%, Imana nyakuri, ni gute noneho iryo jambo Imana 100% ntabwo rikwiye gukoreshwa, kuko hari uburyo rituma abantu bajya mu rujijo. Imana 100% n'umuntu 100% ntabwo bishoboka, ahubwo uvuga Imana nyakuri n'umuntu nyakuri, truly God, truly man. So ariko ibyo ngibyo abantu biyobagiza nkana ko birivuga ko yisize ubusa. Ni ukuvuga ngo yemeye kwambara umubiri, amaze kwambara umubiri yemera kubaho nk'uko umubiri w'umuntu waguye mu cyaha ubayeho. Reka mbabwire icyo nshaka kuvuga. Mu Baroma mu gice cya 8 Bibiliya ivuga ko ngo yambaye, reka mbasomere mwumve icyo nshaka kuvuga, ko Kristo yambaye umubiri, ariko umubiri si umubiri usanzwe gusa, ahubwo umubiri we akemera kubaho ugerwaho n'ingaruka n'ibibazo byose bigera ku mubiri waguye mu cyaha. Numva ko aravuga ngo yabishohoje ubwo, kuko ibyo amategeko yananiwe gukora kubw'intege nke za kamere yacu, Imana yabishohoje ubwo yatumaga umwana wayo afite ishusho ya kamere y'ibyaha kuba igitambo cy'ibyaha. Afite ishusho ya kamere y'ibyaha, mutega amatwi mbabwire, ntabwo yari afite kamere y'icyaha. Oya, ahangaha abantu bajya babyibeshyaho, ahubwo yari afite ishusho ya kamere y'ibyaha. Ibyo bisobanuye iki? Ibyo ushaka kubitekereza, ubitekereza uti uvuga ngo yafashe ishusho y'umuntu wamaze kugwa mu cyaha. Ni ukuvuga ngo yambara umubiri, Kristo ntiyambaye umubiri udashobora kubabara, udashobora gupfa, udashobora kubabazwa, udashobora kuva amaraso. Mbese ikintu cyose cyaje mu muvumo kubera icyaha, murabyumva, umubiri Kristo yambaye wari umubiri ubasha gusogongera kuri ibyo bintu. Niyo mpamvu biri tubwira ngo dufite umutambyi mukuru ubasha kubabarana natwe. Ngo kuki? Ngo kuko yambaye umubiri, kandi uwo mubiri ngo usibye agatigeze agira icyaha. So aha rero bikorana rwarurije abantu biha rwo kuvuga ngo umuntu ni icyaha. Umuntu ntabwo ari icyaha, umuntu yaguye mu cyaha. Ibyo bintu abantu bagomba kubitandukanya. Iyi mvugo rero abantu bajya bagira ngo innocent, ntabwo innocent iyo mvugo. Iyo mvugo ni ubujiji, ariko ni n'ubuyobi. Kubera ko iyo umuntu avuga ngo umuntu ni icyaha, bashaka kukwereka ko umuntu arengana. Kubera ko nose niba ndi icyaha, Imana ikaba ariyo yandemye, ubwo yaba yararemye icyaha. Ubwo bivuze iki? Bivuze ko Imana yaremye ikintu kibi, ariko ibyo si byo. Mwene muntu Bibiliya ihamya ko Imana yamuremye atunganye, ariko nyuma yaho haza kuba akaga, catastrophe. Ikibazo cyabayeho, iyo abantu birirwa bavuga ngo hapfuye abantu 3,000, ngo havuye umwuzure 50,000. Ibyo ni bibi, ariko ibyo ni bibi gatoya. Ikibi gikomeye ni imbuto yatumye isi itangira kugigerwaho n'ibyo bintu. Nibyo birivuga ngo kuva icyaha kinjira mu isi, ibyaremwe byose biri mu bubata bwo kubora. Niba ku mubiri wawe urwara ibicurane, niba wowe ufite ukuntu iryinyo ryavuyemo, niba ufite ukuntu ufite ikibazo cy'uko ubyibushye kutabishaka, ibyo bintu byose ubona bibangamiye umuntu, bimutera isoni, bimumereye nabi, ibyo byose biriya bivuga ko ari ingaruka z'icyaha. Noneho ibyo bisoreza mu rupfu, gupfa kwa muntu. Rero Kristo aje hano ku isi, bavandimwe, icyo navugaga ku kuba imibabaro nyine yambaye umubiri
ubasha kugerwaho na ya mibabaro kimwe mu byamugezeho. Iki kintu ndagira ngo tuze kugishingiraho. Ndashaka turebe Kristo ari hano ku isi asuzugurwa, yangwa n'abantu, ari umunyamibabaro wamenyereye nimba, asuzugurwa nk'umuntu abandi bima amaso, natwe nitumwubahe. Bavandimwe, ndagira ngo mwumve iki kintu. Mwibaze, iyi hano harimo isomo tutarajya kure. Isomo rya mbere bisobanuye ko kuba umuntu yubaha Imana, akiranuka mu gato n'akanini, yujuje iby'Imana itegeka, bitamukuraho ko yagerwaho n'imibabaro n'agasuzuguro n'ipfunwe ry'ubuzima. Iki kintu ngo mukirebe. Niba hari umuntu se n'umwe dutekereza ko waba yarakiranukiraga Imana kurusha Kristo, nta n'umwe. Yarabivuze, yaravuze ngo nimwahawe kunyizera gusa, ngo ahubwo mwabahawe no kubabazwa ku bwanjye. Okay, ubwo rero bivuzwe bityo, ibyo bisobanuye iki? Ibyo bisobanuye ko Imana ibyo byarageze kuri Kristo kandi yari umukiranutse. Abantu bagomba kuvana imyumvire ya prosperity messages y'ubutumwa bwiza babwira ngo uwemeye Imana ubwonko ntiyarwara, ntiyakena, agomba guhorana agatima gashukura gashaka ibintu byo kunezeza umubiri. Oya, icyo ni ikinyoma. Kubera ko n'umwami wacu ubwe ntawamurusha kubaha Imana. Witekereza ko kubaha Imana ari byo kugira ngo ubone indabo z'umubiri? Ngo ikimenyetso cy'uko umuntu yubaha Imana ngo nuko akundwa na bose. Ibyo si byo. Ikimenyetso cy'uko umuntu oya, ntabwo ari byo. Kuvugwa neza n'abantu, kubaha nabo, gukundwa nabo si ikimenyetso rwose, simusiga cy'uko wowe n'Imana muri kumwe. Icyo ni ikintu cya mbere tugomba kwiga. Ibyo rero bigomba gukomeza bizera. Niba ubwira umuntu ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana akakuvumira ku gahera ngo uri umunyabuntu, dore ba bandi badashobotse, dore ba bantu bagira impaka ngo kubera iki? Kubera ko umubwira ibyanditswe byera, icyo wizera cyose ukagishingira ku byanditswe byera. Uzamenye ko urimo utwarwa nk'uko umwami wawe yatwarwaga. Ibyo bigukomereza umutima. Sinzi abadamu bashatse bakavuga bati twe tuzita ku rugo rwacu, ati ngewe akabyumvikana n'umugabo we akaguma mu rugo kubera ko ashaka abana bigisha ukuri, abatoza, akanga kubigisha no guhangana n'umugabo we, byose kubera ko yizeye ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana, isi ikamukwenda. Niba yabyaye abana barenze umubare isi yashyizeho, batari ko se mwebwe, bakabaseka bakabakwenda. Yego, niba wambaye imyenda wikwije, batari ko se wowe kwigiza umuturage. Humura, wijya kuri puresha y'abisi. Abantu barimo baravuduka bajya gupfa, nawe ukavuga uti abantu baransize, reka twirukanke tujyane. Abantu baratwarwa n'umwuka wa Satani, bayobowe n'isi. Nawe oya rwose, umutima nusubire mu gitereko. Umwami wacu niko yagizwe, yarabivuze, yaravuze ngo namwe bazabanga kuko nari uw'isi, namwe uwo nyeje wese aba atari uw'isi, nta kabuza agomba kwanga. Uyu rero ahandi ni kinini kubigisha. Ni kinini kubigisha gute? Abigisha benshi kubera gushaka kunezeza abantu bahindura inyigisho zabo, kubera ko batasobanukiwe ko umuntu akaba atekereza ko abantu benshi kumukurikira no kwizera ibyo yigisha ari ikimenyetso cy'uko noneho Imana imukunda. Ntabwo ari cyo gipimo bavandimwe. Ikimenyetso cy'ukuri ni uko uhuza n'ibyanditswe byera. Amasomero mwumve, sinzabasiga nk'imfubyi ahubwo nzazaho muri. Reka mbere mu 13:18 haravuga ngo ab'isi nibabanga mumenye ko babanje kunyanga batarabanga. Urabyumva? Iyo muba ab'isi baba bakunze, ariko ko mutari ab'isi ahubwo nabatoranyije mu b'isi, nicyo gituma ab'isi babanga. So rero bavandimwe, icya mbere iyo twize uku kuri kuvuga ngo yarasuzugurwaga akangwa n'abantu, yari umunyamibabaro wamenyereye nimba, yasuzugurwaga nk'umuntu abandi bima amaso, natwe nitumwubahe. Icya mbere tugomba kumva ni uko nyine Kristo wacu, umwami wacu, ibi bamukoreye ni ikimenyetso cy'uko nubwo yakiranukiraga Imana bitabujije ab'isi kumugira batyo. Icyo ni icya mbere, ni isomo kuri twebwe. Nuko ntabwo nyene ya pruvo, ntabwo ibyo ndimo mvuga ni amatiko ya Dorcas na bagenzi be, yandi bavuga ngo cyangwa n'abandi bahanze bavuga ngo ngaho Uwiteka yangejeje kwa muntu wabyakuvuna, ibintu bashyira Imana nkaho ari Imana irimo ikombera ifatanyije nabo kurwanya ngo ababanzi babo. Ugasanga ni ibintu byo guhangana no gukocorana no guhana utugambo duseserezanya.
ngaho bagusuzuguriye ngo izakuzamura ngo bakorwe n'isoni. Ntabwo ari ibyo Bibiliya yigisha. Bibiliya yigisha ngo umwanzi wawe umusabire umugisha. Urabyumva? Ntabwo ari uko bigenda. Rero bavandimwe, uwizeye wakebwe amenya neza bidasubirwaho ko umwami we niwo gipimo cy'ukuri, akamenya ko niba koko abantu bamwangiye ukuri k'ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana, ntabwo ari we bihereyeho. Yarabyivugiye avuga ko niba kwanga nabo babanje kumwanga. Icyo ni icya mbere. Twibuke uyu mwami wacu Kristo nta cyaha yagiraga, nta muntu yarebaga nabi, nta muntu yifuzaga ibye, nta muntu yavugagaho amagambo y'amatiku, nta muntu n'umwe Kristo yigeze agirana ikibazo nawe biturutse kuri Kristo. Bibiliya bitubwira ngo yari uwera n'umuziranenge, ejo twarimo twiga ukuntu nta buriganya bwagabonetse mu kanwa ke. Ntawe yabeshyeye, ntawe yabwiye ikitari ukuri, nta n'uwo yasomeye cyangwa amutega imitego y'uburyarya, habe namba. Nta n'uwo yapfaga nawe isambu cyangwa bapfa umugore cyangwa bapfa ikiboya. Yareraga mu ngeso ze no mu mutima we hose, ariko baramwanga. Icyo rero bavandimwe ni isomo. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri ariko bavandimwe ushaka ko turebaho, yari asuzugurwaga akangwa n'abantu, yari umunyamibabaro wamenyereye intimba. Ariko bavandimwe najya none turebe icyaha cya muntu, ko icyaha cyangije umuntu ku buryo umuntu udafite icyaha, murabyumva, ashobora kwangwa n'umuntu. Mwumve icyaha ikintu cyakoze mwene muntu. Impamvu abantu banga ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana ntabwo ari ibintu byadutse nonaha. Hari igihe umuntu atekereza ko, hari igihe numva abantu biyemera bavuga ngo ubukristo bwasubiye inyuma, ngo ibintu by'ubukristo ngo byarapfuye, ngo abantu barize barajijutse, ngo barabivumbuye ko ari amanyanga, ngo niyo mpamvu benshi bagenda bava mu bukristo. Ntabwo ari byo. Nta kujijuka guhari. Na kera na kare n'amashuri atarabaho na za kaminuza zitaratangira. Murabyumva? Abantu batize batigeze bicara mu mashuri ngo bigishwe, batigeze baba inyaryenge ngo bajye na internet, bamye banga na Kristo, fondasiyo y'ubukristo. Nta gishya rero. Ntabwo ubutinganya ari ubusirimu, ntabwo ubusinzi ari ubusirimu, ntabwo kwanga ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana ari ubusirimu, si no kujijuka. Oya rwose. Nuvuga ngo niba ikintu umuntu w'umunyacyaro utarize, ukurikije ibyo abantu bita abunyacyaro, winjije ya nyuma, utarageze muri kaminuza zitaranabaho, ashobora kukivuma, ntabwo wowe kuba warize ukakivuma bivuze ko noneho wabaye wagize isumbwe. Oya. Ntihagire umuntu wibona ngo kubera ko atemera iby'ubukristo. Oya rwose. Kubera ko na kera na kare bavandimwe, na Kristo uyu mubona yaje hano ku isi, yangwa n'abantu, aravumwa, aratukwa. Bibiliya yavuze ngo yarasuzugurwaga akangwa n'abantu, yari umunyamibabaro wamenyereye intimba, yasuzugurwaga nk'umuntu abandi bima amaso natwe ntitumubahe. Icyo nagira ngo mukire bavandimwe. Rero tukuremo iryo somo, tumenye ko ubukristo si ikintu gisabwa ko, ntabwo kiba ukuri kubera ko abantu benshi bagifariye. Oya rwose. Kandi kwanga ukuri nta nubwo byadutse nonaha. Ntukagira ngo biguguyeho byacitse. Oya. Ibyo bikugira nyine umuntu uri stable, ufata ukuri kwigishwa kuri, ukubeho kuri, uhamye udahinduka, utapodetinga, utabimanura hasi, umvuga ukuri kukuri. Kuvuga ngo iki? Kristo yaje mu isi apfira abantu kubera ko ari abanyabyaha, banga Imana, ari abanzi b'umusaraba, ariko uw'Imana yahaye kwizera arahindukira Kristo akamubabarira ibyaha bye byose, akabarwaho gucyanuka. Byoroshye bityo. Ibyo birahita ngo ibipfu by'ububwiriza by'ubutumwa bwiza ni ubupfu. Kubwira umuntu ngo Imana yaraje yambara umubiri, irangije irapfa, irazuka ku munsi wa gatatu, irazamurwa yicara uburyo bw'Imana, ihora idusabira iteka ryose. Iyo umwizera barwaho gucyanuka kwa Yesu Kristo atabibona bigaragara n'amaso y'umubiri, ni ubupfu koko. Niyo mpamvu ubyemera, mwumve bavandimwe, ni uwabihawe n'Imana. Si imyanzuro y'umuntu, si research umuntu akora ngo agere ku myanzuro yandika ibitabo ngo noneho akonveka abandi. Oya rwose. Icya kabiri, ngo yarasuzugurwaga akangwa n'abantu. Icya gatatu, yari umunyamibabaro wamenyereye intimba, yasuzugurwaga nk'umuntu abandi bima amaso natwe ntitumwubahe. Bavandimwe ndagira ngo mbabwire ikindi nshaka ko twigiramo hano. Bibiliya iyo ivuze ibintu nk'ibi mujye mwumva isomo ririmo. Ntabwo ubukristo, murabyumva, ari ahantu ho kujya gushakira gukundwa no gushimwa no kugaragara ko uri umusirimu. Zamvuga abantu bajya bavuga ngo urumva
ngo ufite byose ngo uri umusore mwiza wize ngo urabura kimwe gusa ngo ujye wemeraga ibya Yesu. Muvandimwe, iyo mvugo ni imvugo itahuza n'ibyanditswe byera y'ikinyoma. Bibiliya ivuga ko ibintu byose biri mu isi ari umuramutumuka. Waba warize, uri umusore, warakoze siporo, ese uri umukobwa ufite ikimero, isi yose igukurikira, iwanyu baragufashe neza, abasaza banyu iwanyu ngo mupfa mushaje, ibintu abantu birata murabizi. Ngo dufite ngo ukabasanga abantu bari barirata ngo ngiye hari umuri wacu wapfanye imyaka 110 narizi ko atapfuye. Ibyo ari byo kurata koko umuramutumuka. Aha, Bibiliya rero ishaka kutwereka ko ubukristo ni igitangaza, ni ikintu kiba ku muntu akizera ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana, umugisha urimo umwe, ibindi byose n'abapagani barabigira, baciriho iteka. Mwibaze ibintu bitungwa n'abantu bafite umujinya w'Imana bariho, bariho umuvumo w'amategeko, bari mu biganza bya Satani. Murabyumva, ari imbata z'ibihoze. Bibiliya niko ivuga, iyo tutarizera nuko tuba tumeze. Umuntu bene akagira amafaranga, akagira inzu, akagira umugore, akagira abana, akagira abasaza n'inshuti no kubaho neza kwa hano mu isi. Mwibaze umuntu uri muri ako kaga kose, ibyo binagira ni gute wabyita umugisha ufatika? Ubukristo rero buzana umugisha nyakuri. Petero arimo yigisha mu gice cya 3 avuga gukizwa. Aravuga ngo abwira abantu yigishaga, aravuga ati mbabwire, Imana yavuze ko izazana umwana wayo Yesu Kristo, akaza ari nk'umuhanuzi. Twize uburyo Kristo ari umuhanuzi, akaza hano mu isi ngo kugira ngo aheshe umugisha abazamwizera. Uwo ni wo mugisha muri iri sezerano rishya, nicyo Bibiliya yita umugisha nyakuri. Ibindi byose ni ibisigarizwa. Mwumva ko birivuga, iravuga ngo kandi n'abahanuzi bose uhereye kuri Samweli, urumva Samweli n'abamukurikiyeho ko bahanuye bose, ni nako bajyaga bavuga iby'iyi minsi, bavuga ibyo kuza kwa Kristo. Namwe muri abana b'abahanuzi kandi murabisezerana Imana yasezeranije ba sekuruza wanyu, ibwira Aburahamu iti ni urubyaro rwawe no mu miryango yose mu isi izaherwa umugisha. Ni mwebwe Imana yabanje gutumaho umugaragu wayo, imaze kumuzura kugira ngo abahe umugisha, abahindure umuntu wese ngo ave mu byaha bye. Kugira ngo abahe umugisha. Ibaza abana b'Abisirayeli bakomoka kuri Aburahamu ku mubiri, bari bafite igihugu cyabo, bari bafite ibitambo basengaga, bari bafite amafaranga, bafite abana n'abagore. Murabyumva? Ariko arimo arabwira ngo rero Imana isezeranya Kristo ko azaza niwe yaje kubaha umugisha. Burya ibyo mwari mufite si umugisha mu by'ukuri, ahubwo ni inyongera gusa, ni ibintu byaha ku isi iha n'abatizera n'abatari Imana. Kwizera Kristo ukava mu rupfu ukajya mu bugingo, ukabarwaho gucyanuka kwe, uwo ni wo mugisha. Bavandimwe, uwo ni wo mugisha. Tugomba kubyumva tukamenya ko umuntu yizeye Kristo akabarwaho gucyanuka kwa Yesu Kristo, uwo ni wo mugisha. Biba birangiye ubuminuje. Ibindi byose bije bitaje nta kibazo. Icya kabiri, ikindi cya kane nshaka kwerekana hariya ni umurimo Kristo yakoze. Bavandimwe, mwibuke ko Bibiliya ivuga ko ikintu cyose yakoze hano ku isi ngo ntiyaje gukorerwa ahubwo yaje gukorera abantu. Dukorera iki? Kwakira ibyari bitugenewe byose mu cyimbo cyacu kugira ngo nitumwizera duhabwe ibyo yari akwiriye. Icyo mvuga ni iki? Uvuga ngo mwene muntu kuva yagwa mu cyaha yinjiye mu kaga. Ni ukuvuga ngo yinjiye ahantu. Bibiliya uzi ukuntu ivuga ko imibiri yacu iyi ngiyi abantu basiga bakayirata, umuntu akajya agenda mujya mu ariko abantu b'isi n'ibitangaza baragowe. Mujya mubona biriya bintu by'ubukwe, kugenda umuntu akajya gufata ngo abo bareshya, mujya mubibona ngo abo bareshya, ngo urumva ngo kameme ngo abantu basa neza. Uzi ukuntu Bibiliya yita imibiri yacu ngo kuva icyaha cyayinjiramo ngo yabaye vile bodies. Muzi icyo bivuze? Ngo ni imibiri y'igisuzuguriro. Reka some mwumve mu Bafilipi igice cya 2. Naratangaye, arimo avuga Pawulo, aravuga ngo igihe kizagera Imana ize, urumva, ngo uyu mubiri we ngo w'igisuzuguriro, ngo ukurweho igisuzuguriro. Icyo kintu muracyumva? Ruvuga ngo kimwe mu byiringiro by'uwizera ni uko amenya neza ko imibiri yacu ije. Uzi ukuntu imibiri yacu yagiye mu gisuzuguriro? Reka mbibasobanurire. Umubiri w'umuntu kera ntiwarwaraga, ariko uyu munsi ugiye muri miro urebe ko ushobora kumara icyumweru udafite agaheri ku mubiri wawe.
bishoboka. Ujye uryama ubyuke ujye mu bantu umara icyumweru utimborosho rero. Ujye ureba iyo umuntu apfuye bihutira kumutera imiti ngo atabora, wagira ngo abarimo abora asiganwa no kubora, bakajya kumuta kure kugira ngo atabagumamo. Wa wundi wafataga umugore we cyangwa umwana we akamupfumbata ibitangaza, wa mukobwa wafataga ifoto ye yayipostinga ikajyaho miliyoni z'amaviews n'abarayikinga n'abandi kubera ko amari yabo barimo acuruza irari rye, igicuruzwa cy'abari umubiri we n'abandi bagurira irari bakaza kugura mu isoko ry'imbura mu mara. Wa wundi ngo nako kanya vuba vuba bamukura mu bantu bakamuhungira kure, ntihagire n'ushaka gutekereza hari bagashyiraho beto. Bibiliya rero ivuga ko ibyo byose bituruka ku kintu cyitwa ko imibiri yacu yagiyeho igisuzuguriro. Mu cyongereza byita vile bodies. Murabyumva rero bavandimwe, kano gasuzuguro Kristo yafataga ntitukagire ngo ntihakagire wibeshya ko kari kagenewe we. Oya, nuvuga ngo kubera ko twebwe twaguye mu cyaha, usibye n'imibiri yacu twaraho gusuzugura. Ibyaremwe byatwumviraga kera ntabwo bikitwumvira. Reka mbibasomere hano mu Bafilipi 3:21. Paul ukuntu yaravuze ngo uzahindura umubiri wo gucishwa bugufi kwacu akawushushanywa n'umubiri w'ubwiza bwe kuko afite imbaraga. Iki kintu cyitwa ngo umubiri wo gucishwa bugufi uyu twambaye, Bibiliya mu cyongereza ukuntu witera avuga ngo who shall change our vile bodies that it may be fashioned like his glorious body. Murabyumva? So rero bavandimwe, nitujye tubona icyanditswe kivuga ikintu Kristo yakozwe cyangwa yakoze ari hano ku isi, tujye dushakisha ukuntu icyo kintu gihinduka isoko y'agakiza kuri twebwe. Icyo mvuga ni iki? Niba yarakebwe ku munsi wa 8, yararimo gukora iki? Yararimo kumvira amategeko ya Mose yose kugira ngo yuzuze ibisabwa, hanyuma nitusamwizera tuzabarweho kumvira amategeko. Ajya ku musaraba akitwa yabikoreye iki? Yararimo yitwa mu cyimbo cyacu kugira ngo twebwe nitumwizera urupfu rw'iteka twari dukwiriwe turukurweho, gupfa kwacu bihinduke gusinzira. Ageragezwa yabikoreraga iki? Yagira ngo twebwe abananiwe gutsinda ibigeragezo tubarweho gucyanuka kwe kubera ko yabashe kuzuza ibigeragezo, gutsinda ibigeragezo byose byamugezeho. Ahinduka ikivume cy'amategeko yabikoreye iki? Ngo twakijwe umuvumo w'amategeko mu Galatiya 3, ngo kuko Kristo yahindutse ikivume ku bwacu. Ajya ku musaraba yagiye kubera iki? Yagiye kubera ko twari tubikwiriye. Hanyuma ariko ajya mu cyimbo cyacu. Murabyumva bavandimwe? Ibyo byose agotomera umujinya w'Imana yawugotomeye kubera iki? Yandi avuga ngo iki gikombe kindenge. Ntabwo ari igikombe cy'ikibayaho ya this cup. Iki gikombe kirimo umujinya w'Imana kindenge. Yabikoraga kubera ibyaha bye? Oya. Ni kimwe rero ibyabaye kuri Kristo byose, ibyo yakoze byose yabikoreye twebwe kandi byamubayeho kubera twebwe. Nuko gusuzugurwa rero ni ukubera twebwe, ni ukugira ngo igisuzuguro twari dukwiriye mu maso y'Imana tugikurweho. Iyi mibiri yacu tuvukana iciyeho iteka, hari ukuntu birivuga ngo Imana niza guhana abari mu isi, ivuga ibihembo izaha abizera n'ibihano izaha abatizera. Kimwe muri byo ndagira ngo mwumve ni ugukorwa n'isoni no gusuzugurwa. Kimwe mu bintu birivuga abantu bazahanwa banze kwizera ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana, baze kwemera ko ijuru ridakorerwa ngo babyizere, Imana icyo gihe ibaye na kamere nshyashya. Cyangwa n'abavuga ko babyizeye bakiba muri kamere yabo babeshya ari ba magambo. Umva uko ivuga, iravuga ngo izabitura umujinya, uburakari, amakuba n'ibyago. Ariko mu cyongereza bavuga ngo shame. Murabyumva? Gukorwa n'isoni. So Kristo rero aza hano ku isi bavuga ngo tujye tuvuga ngo dukizwa n'imirimo ya Kristo, tujye dushyiramo n'iki. Tumenye ko igihe Kristo yasuzugurwaga, igihe Kristo yimwaga amaso, igihe Kristo yafatwaga nk'uwo ntacyo ari cyo, nka nobody, byari ku mpamvu z'agakiza kacu. Iyo tujye tuvuga rero Kristo yarabirangije, abantu bagiye mu byo tuba tunavuga ko iyi mibiri yacu yinjiye mu gisuzuguriro. Murabyumva? Kubera icyaha no kubatwa na Satani, mwene muntu yavutse ariho umuvumo. Ibyaremwe byose byo yamye atwara kera biramusuzugura. Hari abantu bajya bavuga ngo
ngo urumva ngo umuntu yaremwe kugira ngo atware ibyaremwe byose ko ni ukuri, ariko ibyo bintu yabibwiye ryari? Yabibwiye mbere yuko icyaha kimwinjiramo. Icyaha kimaze kumwinjiramo yinjiye mu cyiciro cy'agasuzuguro cyo gupfa, cyo gusaza, cyo gukena. Nyine ibibazo byose byaratangiye byo mu isi. Bavandimwe rero, Kristo aza hano, icyo nacyo kiri mu byo yemeye arakira. Arababazwa mu cyimbo cyacu, asogongera buri kimwe cyose. Ibyo rero bivuze iki bavandimwe? Bivuze ko uyu mwami wacu niyo waba, reka mbabwire, reka njye kumeze ingone, sogweze ingone, ngerageze kubyigeza hafi. Ushobora kumva iyi nkuru turimo tuvuga, ukaba wari maraya mu migina, n'urugero, ukabura uruvumwa muri ubwo buraya bwawe wakuyemo sida. Abanyarwanda bagomba kujya bumva ibintu kubera ko ibintu birahari. Niba dufite ibigo bifasha abarwaye sida, tukagira abafata imiti ng'iwanyu bukana, tugomba kuvuga ubutumwa bwiza n'abo bantu tukabageraho. Ukabura uruvumwa, izina ryari ryaravumwe, waracitse mu cyaro aho wabaga kubera amahano wakoraga. Nawe wowe yakwakira umwami w'abami. Wewe usuzugurwa n'abantu, kandi ko ukaba usuzugurwa kuko bikwiriye kubera ibyo wagiye ukora, uko icyaha kizana shemu. Nawe yakwakira akaguha ubugingo buhoraho. Iyo sida yawe ikurimo utazakira n'urugero, yewe ikazarwaza uwo mubiri ukanapfa, ariko igihe cyagera ukazahabwa ubugingo buhoraho. Uwo mubiri wawe wari ufite sida ukazuka udafite sida, uwo mubiri wawe wari ufite ibibembe ukazuka udafite ibibembe, kubera ko gusa umwami yaguhaye kwihana ukizera ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana. Hari ukuntu mu nsengero habamo ibyiciro by'abantu, ukabona kandi abantu bitaweho, kandi Kristo abantu bikava bikajya mu mitwe y'abantu. Ari abantu b'abasirimu bambara amakoti ariho igipeso hejuru, ari abantu nyine b'abasirimu nyine, murabyumva? Ariko sibyo. Abantu bose b'umusirimu utari umusirimu Imana ikubona nk'umupfu kugeza igihe igukirije. Niyita ku cyubahiro cy'abantu ko Abaroma kabiri bavuga. Kristo rero yasuzuguwe, yangwa n'abantu, aratuka, ari Imana ku mpamvu z'iki zo kugira ngo akize nawe basuzugurwe. Ushobora kumva ibi ngibi ukaba uri umuntu wakoze jenoside, murabyumva? Waramaze abantu, ndetse no mu mutima wawe n'uyu munsi ukaba ugifite ingingimira yo kumva ushaka ko babandi iryo pfunwe ufite ukumva ryakemuka, ari uko babandi bapfa, babandi bakureba nyine bakoshereje bagufungishije cyangwa ukaza no gufungura kubera imbabazi nyine leta yagiye. Hari imbabazi nyine lower mercy, imbabazi za hano munsi ku isi zo kugira ngo sosiyete ibeho. Niyo mpamvu Imana yashyizeho leta. Wowe rero ukumva ufite ipfunwe, ukumva wowe n'uri mu bantu bakizwa, ntabwo ari byo. Kristo yakije n'abamwishe, nabo bamuvumaga. Ndabyibuka ejo bundi turimo twiga ku mbabazi muri Luka, twabonye Kristo arimo asengera abantu avuga ati, mwa bantu data wababarire kuko batazi ibyo bakora. Kandi koko abo ngabo nibo baje kwizera mu byakozwe n'umwanya nyuma y'imyaka mikeya intumwa zirimo zigisha. Petero yigisha igice cya 2 n'icya 3. Nizo mbabazi zingana zityo, usengera n'abamwica. Ngaho abwira wowe wishe mugenzi wawe, ntabwo wishe Kristo n'amaboko yawe. None se niko tutekereza ko utaza ngo kwakira guha imbabazi ze, aguha ubugingo buhoraho wera n'umuziranenge mu maso y'Imana. Ibi ngibi ushobora kubyumva, urabyumva, ukaba wenda wari umunyapolitiki ku mpamvu z'inyungu y'inda yawe, ukica benshi ukabeshyera benshi, kwa kundi bavuga ngo abanyapolitiki barabeshya, ukabaho gusa ku kinyoma, abaturage ngo bagutore, ukagenda wigwizaho imitungo, nawe wabimenye wabaje ku butabera, ariko kumva mu mutima wawe ko umutima nta mahoro ntabwo wawucika. Uragushinza ko inzu utuyemo ari yavuye mu bujura bwawe, ko umugore ufite wamukuye mu kumubeshyabeshya ukamweka amafaranga wibye, k'abana aho biga byatumye ababonye viza bakajya kwiga mu mahanga byaturutse ko wabeshye ukabeshya ko imitungo ifite utayifite. Wowe wiyumvamo ko icyo cyaha kikuriho, nawe yakwakira uyu mwami w'abantu. Umuntu wese uzahindukira akizera ubutumwa bwiza bw'umwami azakizwa. Ushobora kuba uri umukobwa nanone, ukaba ibintu byose utunze ujya kubisambanira muri Mariyoni, cyangwa kubisambanira muri geto, cyangwa kubisambanira mu migina cyangwa ahandi, ariko waza wabonana n'abantu, uri umusirimu washyizeho inzara, ni nko kwibaza, waguze ibice by'umubiri warabyambaye kugira ngo ugaragare ko uteye neza. Nawe wakizwa ni ukuvuga ngo wahindukira
ukizera kwihindukira no kwihana ukamenya ko Kristo akiza nabo. Abantu bamwe baragenda bakajya mu bwihebe, nahoze nsoma amakuru, akavana akajya Dubai akajya kuba maraya, yamara kuba maraya akicuruza, bari abarabu bakamugenda bakamukoraho ibidakwiye gukorwa n'abantu bafite ubwenge, kuko n'abari imbata z'ubusambanyi. Yarangiza akaza akaba muri depression, akavaho ajya kwiyahura, atana kwiyahura agapfa aho amaso aramukanutse, n'ubwo ubona ku ruhu rwe ameze nk'umuntu wasubijwe. Nawe uri mu igurupe y'abasireyi queen, wizeye ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana, Imana yagukiza mu buryo bubiri: yakubagamo umutima ugatangira kwikwiza, ugatangira gukunda ukuri, ariko ikaguha n'ijuru utarikoreye, kubera ko Kristo yagupfiriye, yemeye gukorwa n'isoni, kugira ngo wowe numwizera izo soni zigume kuri we, wowe uhabwe kwizera, uhabwe gucyanuka kwe, uri umwana w'Imana. Nta muntu n'umwe uri kure y'imbabazi. Ushobora kuba umukecuru ukaba ku gasozi wamaze abantu uroga. Mu Rwanda ndimo ndavuga iwacu, ibyo birazwi. Uri umurozi ahantu hose, wimutse mu cyaro kimwe ujya mu kindi kubera uburozi bwawe, urabukenyereraho, urabugenderaho. Hanyuma rimwe na rimwe, icya mbere ushobora kwibwira ko ubwo ujya muri misa nta kibazo ufite, uragifite. Abazajya mu ijuru n'abantu bera 100%, ariko Imana yashyizeho uburyo abantu baba bera 100%. Binyuze ko urahindukira, Imana iguha umutima mushyashya, ibyo bintu ukabitera umugongo, kubireka ukamenya ko atari byo biguha ijuru, ukizera ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana. Uri umugore w'umusirikare, numvishe ngo nabo hano mu gihugu iwacu baca ibintu. Uri umugore w'umusirikare, umusirikare abamwohereza mu butumwa bw'akazi, ukirirwa winjiza abagabo, kubera ko nta muntu ubibona, ukagira ngo Imana nireba umutima. Ibyo ngibyo aba bikubwira, ukavuga utabona abantu bashyiraho stress, ukangongera kwa minyoni no ku bandi bakubwira ngo ambara, ngo igitondo cyo kuzamuka, ngo ntihagire umuntu ugucira urubanza. Mama, Imana yarugucirira kureba, ireba mu mutima, ngo izatubaza ibyo twakoze. Abaheburayo 4. Iyo Mana rero yatanze uburyo, ariko none bikitwa none utarava mu mubiri. Yaguha kwihana, ukizera ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana, ukabarwaho gucyanuka kwa Yesu Kristo, ukabubonye umugabane mu ijuru, kandi ikaguha n'umutima wo gukira ibyo bintu. Bavandimwe, icyo kintu tugomba kukimenya. Ubutumwa bwiza nicyo buvuga. Iyo tuvuga ngo yapfiriye bose kugira ngo abariho be kongera kubaho ku bwabo, kugira ngo abahereze ubugingo buhoraho, ni bose nyine. Rero wibaze, uyu Kristo waje akavuna, agatukwa, agahemurwa, ariko atabyikora kubera umukiranutsi 100%, akaba abikorera mwene muntu. Ni iki kintu uyu munyampuhwe wakira umunyabyahure wese, wakira umujenosideri, akakira umumaraya wicuruza, akakira umugore uca inyuma umugabo, umushuga mami, akakira umushuga dadi, akakira sireyi queen, akakira abaroga mu cyaro, akakira abatwawe n'ubusinzi, akabaho ubugingo buhoraho. Ntabwo mvuga bya bindi ngo abantu bategeka gukizwa ngo ubwo wabiretse wakijwe, wabireka n'ubundi ukajya ikuzimu. Ugukizwa ni igihe ibyo ngibyo ubiretse, kubera ko Imana yamaze kuguhishura, iri guhite wizeye Kristo, akakubaraho gucyanuka kwe, Imana ikakubaraho gucyanuka kwa Kristo, ukabibera n'umuziranenge mu maso y'Imana. Ni iki gituma utamuhungira ngo agukize? Ni iki gituma wirimbuza? Umwami rwose aherekeza uko kuri, kugende kugira imbaraga mu mitima y'abakumva n'abazakumva, ahari Imana ibahe kwihana, bizere bakizwe, kuko iminsi irashira. Urashira, uragenda, ni iminsi mike ukaba utakibasha kwisiga amavuta nkagufata, kubera gusaza iminganya yari yarabaye myinshi. Ni iminsi mike ukaba ugenda ku kabana, ni iminsi mike ukaba wanapfa nako ukabona utarakageraho, kandi buri muntu ageneye gupfa agakurikiraho urubanza. Ariko Imana yashyizeho uburyo urwo rubanza yarugukiza, ukaba uzi imyanzuro yo ku munsi wa nyuma wawe, binyuze mu kwizera ibyo Kristo yakoze ku musaraba, ukabarwaho gucyanuka kwe, ukabibera n'umuziranenge. Ubutumwa bwiza nubwo nguko ukuntu Kristo yatubereye incungu, ashyizweho bya bindi byose kugira ngo twebwe tubikizwe. Abamwizeye bavandimwe, dukomeze tube duhamya ukuri, tukubaho mu migirire no mu mivugire. Reka nsenga hanyuma dusoze. Mwami mwiza, mushimiye ko uduhaye kongera kwibuka ibyo wadukoreye ku musaraba. Mwami, reka ibintu bijye bigira uburemere rwose. Nakwisabira ngo bijye bihera kuri nge, mbishyikire, mbigendemo rwose. Abantu bavuga ko abizera ari abasazi, nuko nyine bafite amaso ahumye. None se Mwami, ni gute umuntu uri mu mva yabasha kumenya abazima ngo amenye ko bagenda? Amakuru azi ni ayaho mu rupfu nyine. Ariko Mwami, wabasha guha abantu kwizera,
bakizera ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana, bagakizwa, bakabona amahoro kuri we rimwe kugeza iteka ryose, bakabona abaho bakubahisha. Urakoze, werekeze mwami ijambo.